cryptocurrencies zindi nyinshi zitandukanye, ariko ukaba uzi ko hari abantu zagiye zihindurira ubuzima. Iyi rero ntigucike, nawe gerageza urebe ko wagira ute wayimayininga. Reka ntatinze rero nkwereke uko tubigenza. Uraza kuri link iri muri description y'iyi video hasi, link ndibuze gushiramo. Hanyuma noneho nurangiza, urabona link nyifite hano kuri WhatsApp. Ngiyi nge ndayifite, urayibona ahangaha, uyikirikemo, iraba iri muri description ya video. Hanyuma noneho nurangiza, tegereza gatoya, nimara gufunguka gutya, ujye hasi, ujye ahangaha kuri Google Play, uhakirike. Urabona ko iyi application irimo irakoreshwa n'abantu basaga 3.5 miliyoni ku isi hose muri rusange. Mu by'ukuri iyi IC Decentralized Future Coin cyangwa se mining, iyi ngiyi irizewe cyane rwose, nk'uko nyine usanzwe wumva Pi ukuntu yizewe, ukuntu imeze, ukuntu ari mining ifite intumbero, ifite gahunda. N'iyi ngiyi IC nayo niko imeze. Hanyuma rero urahita ukirika hano kuri Google Play. Hanyuma numara kwakirika, uze bakugeze ahangaha, uhita ukirika hano kuri install. Kuri install hakirike. Hanyuma utegereze gatoya. Ubu byaroroshe kuko dusigaye dukoresha internet ya 4G, ntabwo bitinda na gato. kuba downloaded. Hanyuma utegereze gato ibe installed. Hanyuma rero niba utari wakora subscribe kuri channel yacu, nakubwira guhita ubikora kugira ngo utazicikanwa n'ibyiza tuba twaguteguriye. Noneho nimara ko install, turakanda kuri open ahangaha kuri open, bakande. Mara kuhakanda, urahita ugera kuri page. Icyo uri bukore ni iki rero, urakirika. Ushaka wakwinjira na email, ariko ushaka wagira ute wakwinjira na phone, bitewe n'ibyo ugize ute ushaka. So reka rero injirana na telefone, ibyo byiza. Murabona ko narangije kuyishiramo. Okay, baraguherezaho code kuri telefone. Hanyuma iyo code uze kuyuzuzamo ahangaha. Tugiye kuzuzamo rero code mungumu atwohereje kuri nimero yacu. Aho uruzuzamo code bari buguze kuguha. Hanyuma ukimara kuyishyiramo, urabona tayari. Urategereza, urabona ugere ku page. Hanyuma noneho click hano kuri next. Urikirike kuri next step. Click next. Hanyuma click next. Hano rero ugeze naho kugira ute kuzuza nickname cyangwa se nka username. Okay, ashiramo izina ryawe, izina ushaka. Nukirike kuri next step. Hanyuma noneho uhita ukireka kuri complete. Urabona ahangaha tayari bari kukwereka balance utangiranye ko ari tokens 10. Ni bonus baba baguhaye. Ukirike kuri complete.
hanyuma ahangaha rero ugiye guhita ukeka hano kuri hasi kuri ahangaha murabona hano hantu aka kantu karimo hagati hasi kameze nk'akanyenyeri tugakandemo tayari, urabona ndamayininze. Hano bari kunyereka igihe gisigaye, nzongera kumayininga after 24 hours, nyuma y'amasaha 24 niho wongera kumayininga. Okay, ya ubundi bigahita bigira ute birangira. So murabona rero ko ni ibintu byoroshye cyane, nakubwira ngo nawe ufatiraho utazasigara inyuma ku byiza by'izi platform, yaba Pi network cyangwa se IC token. Urakoze cyane, komeza ugubwe neza.